gatoya ariko nje nibyo njyambwira rero ishyari ryageze no mu bakozi b'Imana ishyari abakozi b'Imana ariko se abakozi b'Imana abantu nabo gatoya reka ubwire abantu bose ubonye ukajya upfa kubita abakozi b'Imana none se urumva abantu bose ubonye ukajya upfa kubita abakozi b'Imana none se reka nkubaze ikibazo urumva mbega umupasiteri we wana ngo warakagabo gato reka nkubwire urabona Kagarara uramubona urabona uryo Ashton we yamublessinze kugeza ubu ngubu niba ari umuntu dufite uri hitest cyane kuri buri nkuru yose yose Kagarara reka mbanze nkumvisha amajwi y'uyu mupasiteri yandakaje reka mbanze nkumvisha amajwi ako oya buretse banzu nayo majwi mbanze reka mbanze njye kumvisha gato wumve ubundi turavugana ibindi hano hari agatipe nabonye kaki nyine mico biranga gakora za telefone biranga gakora ama computer biranga gahita gacunga umutipe ngo umwe ukora siporo muri Amerika gahita kamwita wumvisha ari ry'abanyarwanda kuko bari rugori bari rugarara ngo ni rugarara ni Kagarara arangije gahita gafata uriya mugabo ngo ukora siporo wirukanka amahanga gahita kiyita ngo nimba ari sipeti nta nubwo yabizi kiyitirira ngo niwe noneho mutoye umva umwana ari kwibere n'aba bantu b'abasitari bose bari hasi yabazamukanye nabo bagaterura nk'uterura ipepe haje ukuntu ni kubisana muri gobyori nkasanga umuhanuzi arigira ngo jesi control ni kontrola neza turebesha buri basiga banadutuburira igihe bisaba gushishoza yakasha ibititira byose ntabwo ari umwuka na malaria ziratitiza urakoze cyane gato akoze urumvise mu byukuri mbega urumvise ishyari mbega umwana yanjye mbega umugabo wuze ishyari ndikwibaza ari kubwiriza akabwiza ukuri ibyo byanditse muri abantu mu matorero baragowe pe abantu mu matorero baragowe uwo mupasiteri ari kubwiriza ibyo byanditse muri murongo muri ibi none se ko mwuka byaremwe gato ese uretse barumbiza bya birago bigize icyaha mwuka byaremwe koko mbarumbiza ukuri ko noneho twumva ibyigisho abo bapasiteri bakatwigisha ubwo ko nk'uyu muntu mwuka byaremwe yigishaga iki koko ngiye cyo rikwibaza se uyu muntu uyu Kagarara bibaye ari ibyo koko mu byukuri uyu muntu byaba bimuryaye ngiye cyo ikibazo ndi kwibaza yababajwe nuko abasitari bose bagiye munsi ya Kagarara nuko yablessinzwe nuko yiswe Ashton Small ngo Kagarara hari ubundi amwisegu ngo ari Kigaragara akabwire ko pe gato ishyari ni ikintu kiri te ubwoba ishyari ni ikintu ubwo uyu muntu ari kwigisha ijambo ry'Imana ko yababajwe n'iki koko ariko singere cyari kwibaza ikibazo biya ntabwo bigize icyaha koko yawe ndi kwibaza ntabwo bigize icyaha uziko reka ubwiza ukuri urumva umuntu njyewe nabaje kugira ngo nukubeshye umuntu yabimaye ndebye mbona biri seri kubana gato birambabaje ndavuga ni umuntu w'umupasiteri niba ari ikintu kimbabaje iyi nkuru irambabaje ikintu kiri kumbabaza kikarandakaza urundi w'umupasiteri abwiriza ni wahehe reka mbwire gato uyu muntu bamwigeho pe Kagarara ko man umuntu arabona umuntu ateye imbere bikamurya ahubwo nyirinzi ko bari rero ahubwo gato pe uyu ubundi kamubwira uraga ari umupasiteri ahubwo kugira ngo aba bantu reka ubwire utazabona leta ifunga insengero utazabona ubutegetsi burakara bugafunga insengero ni ibi bintu by'ibipasiteri ahubwo urabizi ngiye sinyamena saba sinyamenasa abantu sinyamavuga nababaye cyane ariko uyise umupasiteri ahubwo umuntu akwiye gufungwa ahubwo cyo kintu cyantangaje kikanababaza kuruta ibindi bintu byose man n'abakristo barimo hariya basekaga gashimaga ukuri kw'Imana nta mupasiteri usuzugura ikiremwamuntu uko cyaba kiri kose nta mukozi w'Imana usuzugura ikiremwamuntu ngo harakagabo kagufiya kakinye filime biranga ngo gakora amatelefone biranga nkaho ibyo bintu bishimishije umusore ahubwo wakwicara ukabwira itorero rikamuremera ahubwo yakicara akavuga ati hari umurimo Imana yahawe umugisha nabonaga ko bitazafata urumva Imana irazi mu mugisha imusiga icyo imutera inkoni y'umugisha imusiga icyotara imusiga amavuta y'umugisha nibyo yakagako koko umuntu kweri koko wakagabo kagufi kakabura bikanga nimba ari Kigarara nimba ari igiki oya gato reka mubwire uyu muntu niyo mpamvu reka mubwire gato niyo mpamvu ibintu bikimeze gutya kugira ngo bazafungure izi nsengero bizagorana cyane ni umuntu w'ikigoryi nk'uyu koko aratinyuka akaza agafata umuntu akamumerasa nawe ubura abanaziranye ngiye reka mubwire biranambabaje kuba afata umuntu w'umugabo gutya mwita umuntu w'ikigoryi oya ni ikigoryi umuntu yarabivuze sinabura kubivuga nta soni uriya mwana uzikura
mwana mani yafashe idarapo ry'igihugu mani Kagarara yarizamuye koko aho kugira byibuza nishimira ibyo bintu ko byibuza turi kuvugwa ku isi yose agatinyuka kaza kamerasa umuntu kuri arwe gatoreka mubwire ibi bintu nta mpamvu yo kugira ngo tureke kubivugaho nababaye cyane nta mpamvu yo kugira ngo tubure kubitabariza nababaye cyane mukuri kw'Imana njye numva kenshi avuga ngo mukuri kw'Imana uyu si umupasiteri ahubwo ikibazo sinamwimitse yimikwa n'itwari duhari ntituzi niyo byabe sinzi n'idini njyakorera ariko uyu si umupasiteri iryo njye n'idini none se sinshaka no kurimenya gatoreka nkubwire Kagarara twari twahura nawe oya ntitunamuzi nawe nta nubwo atuzi ni umwe mu bantu bari muri uru ruganda bakora ibintu byabo tukabirebera hirya rwose simuzi none se reka nkubaze warumva ari umuntu n'umwe uyu mujene atuka nawe niba akajene k'akanyamahoro cyane na bifu Kagarara afitanye n'abantu reka ahubwo njye nibajije uyu mupasiteri afite ikihe kibazo na Kagarara ahubwo uyu mupasiteri afite ikihe kibazo n'Imana kuko uyu si umukozi w'Imana ntabwo ari umukozi w'Imana uyu ni umukozi wa Satani aho kugira ngo bereka Satani yakweretsemo umupasiteri we ntitukuzi nibyo birenge pasiteri bibariza uzi ko kubera uburakari ndi kuvuga ntunga mikoro nk'ari we ndi kure nibyo pasiteri batize ibitinganye nka ba Buriyani pe nurumva rwose nta soni kuko ariko se nawe ubu ntaye muri duwe gutese akaba ubushyizemo ntabwo ari sawa ariko nyine ibi pasiteri ubundi kamubwiye pasiteri bibatiza ibitinganye bisengero z'abantu ni pasiteri by'inkodeshanyo reka babwire ibi bintu riba ahubwo ikwiye kubyinjiramo uburyo n'abantu bimikwa urabona ngo aposo ngo runaka none se bagira n'ibizina biha babanyagwa akaterwa n'Imana n'umugira ribi byinjiramo reka ikiganiro dukoranye uburakari ubushize ntiwigeze kubona ikintu cy'igipasiteri urumva kigeze kuza ngo kirifatiza abantu bakajya bagwa bakava mu mazi bataka bose bari gushya yakunze ko ubutegetsi bwese bubwinjiramo ribi irazi bijyamo ibintu ribu n'byinjiramo mbese reka kwibana iyi ni imvugo nyandagazi idafite ishingiye yo gusebya umuntu ni imvugo nyandagazi yo gusebya umuntu no gutesha agaciro ni imvugo nyandagazi yo gutesha umuntu agaciro kakabuka kuvuga iki ni kuvuga iki ikiganiro tugikoranye uburakari nababaye cyane njye biro bikimara kungeraho nasavuga ati ngiye kuzana itereke ahubwo reka mushenzi tumubage reka narakubwiza ukuri njye nabivuga ibi ni ipfobya rikomeye ibi ni ivangura ibi harabika bitesha agaciro reka ibi bintu bakagabo kagufi ribu ni mu Rwanda ninde ikibazo nibaza abanyarwandakazi turi hano ninde munyarwanda utarihirinze ninde munyarwanda utirwanya ko n'ubwo abantu bakihiringa uyu muntu najyanwe mu butabera ubu se we ntabwo yigeze cyane ngo yihiringe uzi ko abantu byabacanze mwana ari abagome ahubwo abantu byarabacanze nta soni abantu byarabacanze mwana umuntu aratinyuka akazi kavuga ngo akagabo kagufi ukaguze amatelefone ngo birange ngo ibiki urumva icyo cya mbere ni ipforo ngo kajya kwigana nirutigana no mu gihugu oya gatoreka nkubwiye buriya hari ibintu wagakoze ariko imbere y'abakristo nta soni imbere y'abakristo y'abakristo nabyo n'ibigoryi bigafana man ngereka nkubwire ubundi bahere kuri urusengero barufunga ubundi kubundi nurwahe abantu baze muri comment barumbwire sinshaka no kurumenya nawe naka video nigende numva ndabaye cyane mwana koko Kagarara gakureka mbwira n'ukuri kw'Imana Kagarara ni umwana nk'abandi ari kwirwanaho mu mujene nk'abandi kandi azatera imbere cyane ndetse cyane bizana n'Imana imuburesinze urugoryi rurimo kuza rukaza rumenasa gakunje sinatiye guhagarara ngo kuri pasiteri urugoryi ibintu nk'abiriya ukora si kwigisha ijambo ry'Imana biriya bintu byanditse mu Ihematayo ubundi kamubwire ijambo ry'Imana si ubutubuzi ariko abantu bazajya batuma abantu baribona nk'ubutubuzi cyane nizo zajya tuma abantu babona ibi bintu babona ari ubutubuzi kwizera ijambo ry'Imana bitangiye kugorana abantu benshi ariko se uribaza umuntu gufata umwanya ungana kuriya mu nzu y'Imana umuntu avuga ibintu byawe ugiriye iriya ntabwo ari inzu y'Imana reka mu by'ukuri mu kibazo ndi kwibaza erega n'inzu y'Imana ari wowe nawe utangiye kutayibona nk'inzu y'Imana kubera ibyayivuye oya njye kuva na kera ariko sineze njye nkibona nk'inzu y'Imana urabizi biriya njye sinjya mbyemera urumva gakuru mu by'ukuri ikibazo njye ndi kwibaza cyane mbabaje cyane biriya bintu byanditse mu murongo wo kuza kumena ubundi abakristo rero ku muntu nkuriya guta ubundi cyebira nta cyo tunabyibaze umuntu agarembye abantu kuri ari kuriya akabwira biriya bintu bakabyumva bakakobikiza ubu koko no ku cyumweru kindi mwasubiyeho gusengera n'ikindi muzasubira n'ikindi musubire koko umuntu avuga ibintu babira by'ubugoryi ahubwo si ikibazo nibaza icyamubabaje njye ndikwiye cyamubabaje nuko Kagarara yateye imbere nuko abandi basitari njye ndikwibaza Banyarwanda nimureke dusobanuke mu mutwe pe cyane uyu muntu ntabwo mwagasubiyeyo niba ari n'uburozi yabahaye muzaburuke kabisa njyewe ikibazo ndi kwibaza senga Imana ibaye izindi mbaraga kumenya umugabo njyewe ikibazo ndi kwibaza uriya mupasiteri ishyari yagize n'iryiki ni ukuri kw'Imana uyu mugabo ntaga namwanze ishyari ringana gutya biteye ubwoba koko ririmo gupfobya kumena umuntu Kagarara
boshya ry'iwawe wakipasiteri we cy'uruda we aho ngaho ntabwo uri kwiba abantu wowe were mu ijambo ry'Imana gateka imitwe kiza guteka imitwe gusa ubu bivuze ngo wari biri bugere kibwira abantu ngo muture koko nta soni ubu noneho n'abanyarwanda ubu nawe kandi ubaranatuye ariko cyabwirije ibintu by'ubugoryi ariko gaku hari ikintu umaze kubona gaku burya uruvuga ko burya nta muntu ugiyobora igihugu ari injiji nawe nta muntu uyobora igihugu atazi ubwenge perezida kabisa muzehe wacu mwemera amashyi banza umere muzehe wacu amashyi his excellence kabisa ubu ngenge nasobanukirwa ibintu byo kwanditse uretse gaku nabonye his excellence avuga ngo ahubwo n'izisigaye bazifunga nimba ari ibi ngibi nazo bazifunga kuko nasoni kuko mana ikigoryi n'iki koko niba itora rikirebeho mana yanjye hasohoka statement ivuga ko n'imamo y'Imana Kagarara ntabwo tumuzi simuzi turanahura nawe cyane nene ndanu tunamuzi ariko nababaye cyane ariko umupasiteri ikigoryi aratinywa kamera kuri akunda uwa mukuru tete umupasiteri twone ukuntu tumwandagaza nawe yitwa abantu bose muri comment batubwira uyu wiyitirira umupasiteri nawe umupasiteri uzi ko ari wiyitirira umupasiteri ikigoryi ariko uzanapfa unarimbutse ariko gusebya abantu b'Imana usura mu ntego ubundi Bibiliya iravuga ngo ntugacire umuntu urubanza ariko iki kintu giteye ubwoba hasi buri cyazo nibaza ari gukorera ijuru buri ni abakorera ijuru wayakoze na ndi kubyibaza ubundi twagombye ko tubona statement yaje gusaba imbabazi kanya yihuse sibyo ndashaka kumubona ari gusaba imbabazi ubundi twagombye kuba tukubona reka nkubwire iki kiganiro abantu bakimusharinga kimugere izindi views ndishaka iki kiganiro gishaka rigira izindi views cyane kigere kuri uyu mupasiteri niwe tugikoreye soni urati ugafata umuntu ukamumena sakura ku kandi nawe Kagarara bakikugezeho turakuvuganiye cyane nutuzi nitukuzi bana pe nta soni ariko koko nta soni koko pasiteri oya uyu ntabwo ari pasiteri gato arajya imbere y'abakristo ari kubwiriza urasi byanditse muri Matayo muri Mariko ubundi we murongo uva nkubwire uko ijambo ry'Imana rivuga ibitugu by'umupfapfa bihatwa inkoni cyane urumva bakubita intera ibitugu by'umupfapfa bikwiye guhatwa inkoni ubundi gaku njye uzancura kenshi nakunda kuzana nkamenesa ibitinganyi ko buragiye ndwanya ibitinganyi abose birinda nahanga kuko ibitinganyi ni imwe mu bintu Imana idashyigikira kwisi nashimishwe nuko na perezida wacu ntabikiki aranabivuga n'imbere y'abantu ariko reka ubwisukuri nimba ahantu bigeze uru pasiteri ndwanze nk'ibintu njyewe ikibazo nicyo kiri kumbabaza kuba gifite iyo title y'umupasiteri iki ni ikiwerewere ntabwo ari umupasiteri uri cyane cyaye iki ni ikiwerewere uri cyane cyaye mbara tucyambure tete y'umupasiteri abapasiteri twakuze turi abana baratwigisha badushyira ku muco mwiza muzisi byari bikoresha ibipfumu ubundi abona ikabwira gato nukuri kw'Imana mantaruma y'umuntu muri buryo kote mentale y'uyu muntu irimo ikibazo yararwaye n'ibikristo byari ko nubwo ntabizi nabyo ndabijyanye iki kiri kumbabaza ubagiye kuhasengera ubu barahasubiye biri gushinyika ubishinyika nabyumvise bishinyika byaranatuye sha nta soni nabyumvise bishinyika koko ariko ubundi abantu bashyigikira umuntu nkuriya nkana ubundi abantu bose binjiye muri urusengero bagombye kubafunga urazi uko n'abantu bahasengera mwese bagombye no kubafunga urusengero sinshaka kurumenya ko nibimenya ndarurwanya nzaza mbona ndurasa imitutu urumva ubundi uyu muntu ni umunyarwanda nuwahere ku bundi uyu muntu ntabwo nuwahere ngiye ko numvise avuga ikinyarwanda mana reka mbwire amajwi twumvise abantu ko ari mu kinyarwanda bakoreka ubwo urumva njye singiye kubeshya ntaburiyaga ku umugabo mbwaseka imbohe kandi njye rero twigeze twicara ngo iki kintu bagifunze njye naserebura neza nkiterekana nkavuga ni mana yanjye urakoze ndi no kubisaba ribu nitobare tore statement ubundi habaye yakabaye igifunze tore statement ni tore statement igene kuri ya muntu koko nababaye cyane n'umugabo umunyarwanda antuka aravuga ngo cyakoze amatelefone biranga ninde munyarwanda utarihirinze ngo ashaka icyo kwimana gato niyo mpamvu izi nsengero bari kuzifunga nibazifunge niyo mpamvu bari kuzifunga nababaye kuvuga ngo nibazifunge harimo abantu bakiri mu idini hari insengero nziza ariko kure kwa abantu bagasengeramo ariko ruriya si urusengero niyo mpamvu izi nsengero mubona bazifunga nayindi niba umuntu azara akavuga ngo muture ngibi agatsika ibyo batura sibyo umuntu akazara akaba umutekamutwe neza bikagaragara bitanye no kugera mu rwego abiyitirira abakozi b'Imana baza bagatukana ku mugaragaro bakwishyira ikibabaje nuko ari insengero nziza zirigenderamo Yesu yageraga ku bimuga akabikiza ubumuga yagera ku mpumyi akazihumura turavuga ko bagerageza kubyizera ese niba umuntu atanabyizera byaba ari ibintu byiza barakoze biri mu ijambo ry'Imana ese kuri umuntu atabyizera bya ni ibintu koko bya ni ibintu koko ahubwo igihe kiri kumbabaza ni kimwe nuko ari insengero nziza kuko ntabwo zabura nuko ari insengero nziza barabarezi n'abari abapasiteri ba feke batuma zigendera mu uwo muntu kuri kw'Imana gato uyu muntu akwiye gukurikiranwa kuko basenya abantu benshi uyu muntu akwiye gukurikiranwa nababaye cyane uyu muntu akwiye gukurikiranwa nta soni ndakubwiza nta soni uyu muntu akwiye gukurikiranwa nta soni
uzi ko nukureka kubwira ikintu nge nabonye hari insengero nziza ziri kujya zigenda muri bino bintu abapasiteri beza barahari ariko uriya muntu bambitse isura mbi uyu muntu akwiye gukurikirana kandi iki kigabo reka kubwira ubundi kigishwa kuba cyarabuze amaturo cyarayabuze kikaba kije kuyashakira kuri Kagarara umva mbese kabwira ariko si kuyashaka kimumenasa numiwe ngo akagabo kagufi nuko reka kubwira uyu muntu ntabwo nkubeshya uyu muntu ugenda mubona nk'umuntu ukwiye kujya imbere y'amategeko akajyanwa imbere y'amategeko kuko bino bintu birababaje bitera akababaro kenshi uriya muntu ngeresha ko yakoze statement isaba imbabazi gahisabe Kagarara asa ubundi harya ubundi ntawe n'undi wabigisha iki koko ariko si oya asabe Kagarara imbabazi urumva umuntu nk'abantu wabigisha iki uriya muntu ndashaka kubona ari gusaba Kagarara imbabazi agomba kuza gasaba Kagarara imbabazi urumva kuko ibintu yakoreye Kagarara ntibibaho nta soni uyu ni umukozi wa shitani nibyo yari yagiye gukura amavuta muri Nigeria uyu ni umukozi wa shitani kuko ubusakura ntabwo umukozi w'Imana ujya kubwiriza ijambo yabanje kurisengera yego Imana yamusize ubwe iryo jambo rikabanza kumufasha riri mu mutima we ntago yariteguye agasoma muri Matayo ibintu agiye kuza kubwiriza abantu akaza mu byandika abakorino n'ibiki byose urumva byenda abakorino byose batuzaniye ntago uyu ntago umukozi w'Imana nta mavuta mubona umukozi w'Imana kuko mbere yo kubwiriza ijambo ubundi umuntu arabanza akarisoma akaritegura akaryiyumvamo rikamufasha akanarisengera uyu ni umukozi wa shitani akanarisengera wa mugabo uri umukozi wa shitani ntabwo uri umukozi w'Imana akabwira Imana ngo Mana iri jambo ngiye kuvuga uba ari wowe unyobora uriya muntu n'Imana yari muyoboye nta mana ibaho yashyikira umuntu mu bwana nagiye numva ngo hari insengero zimwe na zimwe ngo bagiye ngo bamenamo ibintu urumva ngo bagafata inyongo niba ari ibiki ngo bagafata nk'inyamaswa ngo bazikingura kuri ari Karugarara uretse nzana nameneye n'umuceri ko mbabaye kandi izo nsengero bazazivuga abantu urumva insengero mani ngo basiga bafata ibintu ngo umutwe w'ingurube so byumvise na ruka bivuga bagafata umutwe w'ingurube bakawushyingura ahantu bagahita basisaho amakaro uko inyo zibora munsi muri wa mutwe bashyingura ahantu hejuru kuri aritari bikaba ariko bigwiza Kristo aba bantu ntabwo aribyo nuba barakoze reka nkubwire ubundi nk'aba ngaba ni ukuri gato ngiye kimbabaje mbone no mu tugane twongera kumwita umupasiteri oya yise umupasiteri aka ni agatipe umva karaho kubana igisambo ni ingegera ni ikigome Imana nyagasani we ubundi Mana yanjye we yakoze Mana yababaye gapo ngiye cya kigano maze kucyumva numvise karakawudiyo kangu nabaje kugira ngo rega sibyo iki kigabo ni igiteka miti mbona ahantu hose birahari iki kigabo ni igiteka ariko se abakristo be buriya ndibaza baramusingiza nka pasiteri niba kidafite uburozi iki kigabo ni igiteka miti njye ndibaza abakristo be abantu bakoresha baramusingiza nka pasiteri wabo reka nkubwire ubutabera nibwigaragaze uyu mugabo rwose pe ngende uriya muntu gakuru kuko nibitaba ibyo bizarangiriza insengero zose bazifunze burundu ahubwo gakuru tureke no kuvuga ngo ribu n'abantu bashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu hano mu Rwanda bakorera babizemo ndetse n'abashinzwe ko igihugu cyacu cyamamara nk'ubu ngubu RDB si ishinzwe ko igihugu cyacu cyamamara n'ibintu by'ubukerarugendo uyu mugabo Kagarara gakuru nkurikije ibintu akoze nakubeshye atumye igihugu cyacu kigoinga viral idarapo ry'igihugu ararizamuye mu buryo bumwe cyangwa ubundi urumva ntangazwa no kubona umuntu utishimiye n'ibyo bintu ngo yakoze amatelefoni yaramaze none se abakora amatelefone saba ntibatunze imiryango si ukwihiringa ninde munyarwanda se udakora ashakira leta y'u Rwanda idushishikariza gukora leta yacu idushishikariza gukora umwuga tekinike utwaye ubu se ibigo biro byigisha tekinike ubundi toka diamond izina rya Imana reka tubanze izina rya Yesu uragatsindwa n'Imana uraguriza abakuze toka diamond uragashya uragutokesheje imiriro yawe izo mbaraga mbizi kuzimu zawe nagura umukozi w'Imana reka muri pasiteri ingegera umugani wakakajwe uragetsindwa n'Imana yo mwijuru reka ubwise kuri gaho ndamutokesheje uzashya ndaguhanuriye kuzashya ariko ubundi uzapfa nabi ubundi Madrid yaruzuye iki bazakijyane bagifunge Mana yanjye we mbega gahinda ubundi abantu nk'abo babokwe kubanza bakajya kubasuzumisha mu mutwe ubundi kibakakijyanye inde bakareba ko kitatokoye ubundi bakibaza uyu mugabo yahawe uburere nta soni ubundi ni umunyarwanda imbere y'abantu uburere imbere ya social media koko abantu bo kureba koko bereka n'ibikristo bya bigashinyika reka ubwire ribu nibizemo iriserereza mu Rwanda nababaye ntabwo byemewe kabisa uyu muntu azashya azarimbuka ubwa mbere musiganiro ndaka nababaye bindi ku mutima ariko se riya toro niriye niba ritoro niba ridini ngera rwo nshaka no kurimenya nanjye sindishaka abantu uko ndimenye narire kure y'imitutu ntago ryangira
nta soni uyu muntu biri no kumbaza kuba tunavuga n'ururimi rumwe oya nagende no kubabaza umuntu narwe n'umuro muri societe yacu umuka mbara tunasoze tuvanga ko tunasoze iki kiganiro urumva ubundi uyu rwose bazabanza bamupime mu mutwe barebe niba yuzuye uriya ntago nk'ibimoji bazamukurikirana uriya munaga ibintu birababaje uriya munaga nk'ibimoji ko nawe n'ibimoji uriya munaga nk'ibimoji ubundi ibi nibyo nabyo bitinga yaba biri no mu nzu y'Imana nta soni we ntago umuntu muzima ariko gamayindi y'ibiti gakwara icyo namaze kubona mu ijambo ry'Imana haranditse ngo mu minsi ya nyuma ikizira kizaza he ibi si ibintu bavuga ko ukuri kw'Imana pe uyu ni pasiteri iki ni ikizira gihagaze ahera ubu usega ko nka Kagarara ikizira cy'umurinzi nka Kagarara wasanga disi arifite gahunda yo kuzajya gusenga agashimira Imana ubu abakigiyeyo ubu se azafasha no mu rusengero ubu se imbuto Yareze Kagarara si umuntu ugeze ku rwego yafasha abantu ubu Kagarageza no kujya gushima Imana ubu se aracyagiyeyo ubu se imbuto Kagarara yakera nizi yewe gatoreka nkubwire kuri kw'Imana ishyari ni ishyano uyu mugabo yanaroga nako yaranaroze kandi yararoze uburozi burenze burase uburozi burenze ubu ngubu nuwe nta soni kadushimira abantu twigende nje bana mwakoze kudukurikira nje na Resifa Gato the Classic ndi kumwe na mugenzi wanjye Janvier Gakuru the Classic ibigano hano byose nakagaruka kandi mukore subscribe amori Imana bane namwe shalom ibombo Platinade